uyu munsi rero isomo rya mbere turi kuzirikana ryahereye ejo tuzirikana urubanza rwa Stefano. uyu munsi bari kutubwira urupfu rwe, aho acira urubanza rw'akarengane azira kwamamaza izina rya Yesu. Stefano yagize ati, rero bantu banangiye umutima, munangira n'amatwi, mugahora murwanya Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Ikibazo rero gikomeye cyane nanjye nibaza, ese imbaraga z'intungane zituruka hehe? Umuntu w'intungane ni hehe avoma imbaraga? Stefano buriya yari intwari ikomeye cyane, guhangara urukiko akavuga aya magambo akomeye cyane, bantu mwanangiye umutima, munangira n'amatwi, kuki mutumvira Roho Mutagatifu? Iri ni ijambo rikomeye cyane. Urubanza rwe rwahise rworoha, maze birababaza cyane, nuko ngo baramwica. Nanjye njya nibaza ngo ese imbaraga z'umuntu w'intungane azikura hehe? Ku bantu se? Ku bintu se? Ku bwenge se afite? Umuntu wamamaza ukuri ni hehe akura imbaraga? Burya rero ikintu gihenze mu maso y'Imana, kinavunanye cyane, ni ukwamamaza ukuri. Kuba intwari, kuba umukristo, ni ibintu bivunanye cyane. Namwe sinzi niba mujya mubyibaza, ese ubuzima bwacu bushingiye kuri nde? Bushingiye kuki? Kuko iyo tuzirikana ubuzima bwa Stefano, ntabwo yahangaye abacamanza babwirira ijambo ryuzuye ukuri rikabarakaza, nta kindi kintu yari yishingikirije. Natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, nimurebe ikintu kitubuza kuvugisha ukuri, ikintu kitubuza kwamamaza ubukristo, ikintu kigutera isoni kuvuga ko uri umukristo gatolika. Ni ukuri icyo kintu gishobora gutuma umuntu aba umugaragu wa Sekibi ubuziraherezo. Stefano rero ni urugero rwiza cyane, wongera kutwibutsa ese imbaraga zacu tuzikura hehe, kugira ngo abantu bamenye gusenga, abantu bamenye kuvugisha ukuri, abantu bamenye ko wamamaza ijambo ry'Imana. Ese ni hehe ukura imbaraga? Burya rero ndabona benshi n'urungano, niba hari ikintu numva gishimisha Imana cyane cyane rwose, ni ukuyikunda ukiri mutoya. Mpamya neza ko Imana idukoresha ikurikije imbaraga, ikurikije ingabire, ikurikije ariko n'ubushake buri muntu wese aba afite kugira ngo yamamaze ingoma y'ijuru. Nta gushidikanya rero, burya icyo Imana ikoresha umuntu ukiri mutoya ntabwo ari cyo ikoresha umuntu ugeze mu zabukuru. Ubwo abashaje baraza kumbabarira, ariko iyo umuntu yaje muri iyi misi ubundi naba ari umusore, aba ari inkumi. Yezu mwiza rero, batubwira ko Stefano yari umugabo ufite imbaraga. Ntabwo yari ashaje, yari akiri umusore nkatwe, kuko iyo tuzirikana ijambo ry'Imana batubwira ko yari ari mu rungano rwa Sawuli. Sawuli yari umusore. Rero tukibaza ngo ese ni he yakuraga imbaraga zo kuvugisha ukuri, kwamamaza ingoma y'ijuru na Yezu wapfuye, akamamaza ko yazutse imbere y'imbaga y'abantu yangaga kumva ijambo Yezu wazutse? Nta kindi, ubutungane imbere y'Imana burahenda cyane, kwamamaza ukuri birahenda cyane.
bigashimisha Yesu cyane iyo tuyikunze tukayitangira tukayikorera tugifite imbaraga. Adutuma ahantu harehare, akadutuma aho ashaka, hahandi umuntu ukuze adashobora kugera. Birumvikana ko hakoresha umunyambaraga ufite ubushake, ukoresha ingabire zose Imana yaguhaye, kandi ukereka ko ubuzima bwawe bushingiye mu Mana. Yesu aradushoboza twese. Nayo mpamvu ivanjiri uyu munsi biratangaje cyane kuba abantu barabonye ibitangaza byose Yesu yakoze, agaburira abantu barenze 5,000, bagatinyuka bakamubaza ngo ikimenyetso utanze ni ikihe, ngo maze tukwemere. Ese natwe bijya bitubaho ko tubaza Yesu ngo naduhe ikimenyetso kugira ngo turusheho kumwemera? Burya rero guhinyura Imana cyane no kuba umupagani ni ugutinyuka kubaza Imana ngo nitwereke ikimenyetso kugira ngo tuyemere. Impano zose zigaragaza ko umuntu atarakwiye kubaza icyo kibazo twese turazigendana. Icya mbere burya gikomeye cyane ni ubuzima. Kugeza amagingo aya ngaya isi yacu yateye imbere mu buryo bukomeye, ariko kugira ngo uzasubize umuntu umwuka w'abazima biragoye, nta nubwo binabaho. Icyo ni ikimenyetso cya mbere rero kigaragaza ubuhangange n'ubudasa bw'Imana. Umuntu muzima ntabwo yarakwiye kuvuga ngo Yesu nyereka ikimenyetso kugira ngo nkwemere. Oya, kuba twicaye hano mu kiliziya ni ikimenyetso gisumba ibindi bimenyetso byose. Turi guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya, ni ikimenyetso gihebuje Yesu ubwe adusigira buri munsi. Niba hari n'ikintu cyababaje Yesu cyane, ni ukubona abantu bagendana buri munsi bamubaza ngo twereke ikimenyetso. Akora ibimenyetso buri munsi, aranabitwereka buri munsi, nta mpamvu yo kumubaza ibindi bimenyetso birenze. Umuntu ufite ukwemera rero nicyo kintu cyonyine dutandukaniyeho n'abantu badasenga, bifuza ibimenyetso, bajarajara hirya no hino bashakisha ibimenyetso bikomeye cyane kugira ngo bemere. Yesu mwiza udukunda rero atandukanye na telefone, atandukanye cyane n'ibyifuzo byacu, kandi ugushaka k'umuntu ntabwo ari ko gushaka kw'Imana. Ikindi gikomeye cyane burya umutima w'umuntu ni Yesu wenyine ushobora kuwusendereza ibyishimo. Ntabwo ari umuntu ushakashaka ibyo byishimo ategeka Yesu. Oya, burya umuntu ufite ukwemera rero, yewe ibimenyetso Imana izakomeza ibitwereke. Ese nawe uracyashaka ikimenyetso kigaragaza ko Imana iriho? Ni iki Yesu ataduhaye se kigaragaza ko ariho? Dushingire rero ku masakaramentu twahawe, ni ikimenyetso gikomeye cyane. No kuba twitwa abakristo gatolika ni ikimenyetso gikomeye cyane cyatuma buri muntu wese aho ari arushaho gukunda Imana ndetse no kuyemera. Twongeye dusabe rero Mutagatifu Anselme yamamaje ingoma y'ijuru, by'umwihariko akoresha ubwenge kugira ngo abantu barusheho gukunda Imana no kuyumva. Natwe dutoze kuyiharanira. Ahantu hose Imana yagushyize, koresha ingabire yaguhaye, ukoresha impano yaguhaye kugira ngo ugaragaze ukwemera kwawe. Ibimenyetso dushaka muri Yesu bazabitubonamo. Uko twicaye hano rero ntibizabatangaze nuza mu misa mu gitambo cy'Ukarisitiya urungano rukubaze ngo ubu ugiye hehe. Bajya babibabazara. Kristo Yesu akuzwe.
bajya bababaza ngo ese kuko mujya mu misa buri munsi muba mugiye hehe? Ndetse benshi bakanatinyuka bakanabigereranya n'ubuzima bwa buri munsi. Oya, uwahisemo Imana nicyo kintu gikomeye cyane, gikomeza umutima wa muntu, kikanaduhishurira n'ibanga ry'ubuzima. Ibimenyetso bikomeye rero abantu bazabibonera muri twebwe dufite ukwemera gushyitsi. Yezu mwiza rero nadukomeze kandi aduhe ubutwari bwo kwamamaza ingoma y'ijuru mu bavandimwe bacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.